kugira ngo turyamane nabagayo murerera abana ubwo bigeraho turaryamana. Icyo gihe ufite imyaka 12 ni ukuvuga ngo umugore wa Sirius batandukanye uba muri urwo rugo we arahagusiga asiga n'abana. Sirius byagezeho ndasama ndamubwira ati rero nasame. Muryamana wari isugi? Sirius aragenda ansiga aho ngaho mu rugo rwe n'abana babiri. Ndangije ndatuza ndamuhamagara mbwira ati ndagukeneye no tuganire. Tuganira ibiki? Arakupa. Mbwira ati se ko ngukeneye waje tukaganira ukongera ugasubirayo. Ndetse tuganira ibiki? Arongera arakupa. Ubwo niko twahise kwitabaza ubuyobozi. Wari warabwiye ababyeyi bawe ko Sirius yakugize umugore? Oya. Bari bazi nyine ko mpaba nk'umwana mu rugo. Rero biratubwira ati rero ubwo tubonye urupapuro ugaragaza ko utwite genda witurize tuzahamagara tubabwira ko Sirius twamufashe. Naraje ndituriza. Hashize nk'iminsi 2 kumva ngo Sirius bamufashe. Bamufunze ndeba pe. Yambaye n'amapingu ndi kubireba. Bahise bamujyana i Nyamata. Hashize nk'icyumweru n'icyumweru kitarageramo neza twumva ngo yarafunguwe. We yarafunguwe? Yego. Sinzi ngo yafunguwe gute. Sinzi ngo byagenze bite. Yanyoheje amaye amafaranga 5,000 njye kugura amavuta yo kwisiga. Yego. Nagenda yagura ubwo naho byahereye. Njye gusa ikintu yambwiye yarambwiye ati njye nkuteye inda ukabivuga nakwihakana. Njye nta muntu wankekaho ko naba naraguteye inda. Ngerageza nimero ye yamfata yakumva ari njye agaceceka cyangwa akayikupa. Ese umugore we akimara kumenya ko utwite mwize muganira yabyakiriye ate? Ufite imyenda y'umwana byibura? Nta kintu ndagura. Nimureba ahantu uno mubyeyi agiye kuzabyarira. Mudamu muto wa Sirius ibya Yesu ni ku murongo. Babwirije ubutumwa bwiza. Divi aha ni urara? Niho ndara. Murara n'amatungo. Si mwa bantu mwe. Uyu mwana w'umukozi w'Imana Sirius ugiye kuvukira ahantu hameze gutya. Hari umusitari, hari umukozi w'Imana abwiriza rwose agacinya umuziki mu rusengero ibintu gacamo neza. Mureba ahantu umwana wagiye kuvukira. Amahirwe yambujije nuko yanenda ntujuje imyaka. Ubwo ibyanjye mba mvuga ati uru ni rwo rugi mukingisha hano? Yego. Ingufuri niyi. Ko niko mukinga? Nuko. Amahirwe nabujijwe ni menshi. Bumva ndi mu kazi. Ndi gukora. Sahize ubu mbaye umugore nkiri mutoya. Ngiye kubyara nkiri muto. Hangana. Ngiye kubyara udafite n'umugabo? Yego. Bakuzi ba Big Town TV mumeze mute? Reka nizere ko mumeze neza aho muri hose. Turabakunda cyane mu bice byose muherereyemo. Tubahaye ikaze kuri Big Town TV. Turi mu kazi kose nk'ibisanzwe rero uyu munsi turi mu karere ka Bugesera umurenge wa Ririma tuje kureba umukobwa Sirius ibya Yesu ni ku murongo yateye inda. Twamenye amakuru yuko agiye kubyara. Twifuza ko rero twabamenyera amakuru ye uko byagenze. Ndabizi hari ikiganiro kigeze gucaho mu minsi yashize bivuga ko Sirius yamuteye inda ndetse yuko bamufunze, ariko nzi neza yuko muri benshi mutigeze mumenya ngo byagenze gute. Uyu munsi rero reka tujyeyo tumenye amakuru y'uriya mwana ngo bimeze gute, kandi ndabizeza ko turi bubagezeho amakuru atariho ivumbi. Reka tugende. Reka ngereyo
ndabona anicaye hanze, nari navuganye nawe mubwira yuko ndi mu nzira ngiye kuza kumureba, reka tugereyo tumusuhuze twumve ngo byifashe gute. Divine uraho neza? Turagusuye. Ni byiza. Ntabwo turabishimiye kugira ngo mudusure. Uraho neza? Amakuru yawe? Meze neza? Muraho namwe? Muraho cyane. Yego. Uyu ni ndetse Divine? uyu ni papa njyana. Uri papa wawe? Bakaba banyita Mushinga Turashide. Yego. Amakuru se? Izuba. Izuba ndabona rimeze nabi. Ko ryavuye kare? Yavuye kare. Divine rero nari nakubwiye yuko ndibuze kukureba. None iwanyu turahageze, tuhageze amahoro, dushima Imana ko tuhageze amahoro. Nawe reka nkwambike aka kamikoro hanyuma tuganire. Karibu. Murakoze cyane. Ese ko ndeba indiri hehe se? Ubwo nambaye ikanzu nini. Agira n'inda yanariye. Ubu se koko Mana Nyagasani, ubu hano harimo inda. Ndigira ikitungo. Divine amakuru yawe? Amakuru ni meza. Urashima Imana? Ndashima Imana. Hari abantu benshi wenda bashyashya batazi ngo Divine yitwa nde cyangwa se Divine ari muntu ki, ndagira ngo nguhe ikaze ubanze ubasuhuze. Muraho, nitwa Nikuze Divine. Murabona ni ukugira ngo mweshe ntabwo mwari munzi, ariko Imana ibaha umugisha. Yego. Kuba mungezeho ntabwo nari nzi ko muzangeraho. Nikuze Divine. Nikuze Divine ufite imyaka ingahe? 18. Ukaba ugiye kwibaruka akana? Yego. Divine iyo ndutwite ni yandi? Ni ya Sirasi. Sirasi wowe? Zabahayo Sirasi. Uriya uzwi ku bya Yesu, ku izina bya Yesu ni ku murongo. Tubwire inkuru yawe irambuye, byagenze gute kugira ngo uryamane n'umukozi w'Imana Sirasi ageraho agutera inda kandi bizwi ko ari umukozi w'Imana kandi afite n'umugore? Byagenze gute? Kugira ngo turyamane nabagayo murerera abana, mufasha buri kimwe cyose, ntabwo yampembaga. Ntabwo wari umukozi ukorera ukwezi? Namufashaga abana, yari afite umwana ufite ubumuga, nkamumufasha buri kimwe cyose nkakimufasha. Ubwo bigeraho umugore ntabwo babanaga. Kugira ngo ujye mu rugo rwo kwa Sirasi mwamenyaniye hehe, mwahuye gute kugira ngo mugeraho mwumvikana ujya kumurerera abana utanahembwa? Babanje kuba hano hirya muri aka gakayitsiye ka hirya. Ubwo tumenyanya avuye i Kigali ariho baturutse baje naha. Ubwo mpita njya kubayo mfite imyaka 12. Ubwo twarabanye. Bari baje mu ivugabutumwa? Oya, baje kubina, hariho baje gutura. Hariho baje gutura? Icyo gihe yabanaga n'umugore we? Ubwo bigeraho baratandukana. Ubwo nanjye niho nabaga. Ubwo Sirasi arambwira ati rero mfasha abana njye mu giterane kuko ntakubonye ntabwo nagenda. Bati nta kibazo. Yari afite abana bangahe? Yari afite abana 4. Ubwo ndangije ndabamufasha, n'uwo ufite ubumuga nawe arimo. Akenshi nkajya nita ku ufite ubumuga, nkamwitaho agasanga ameze neza, nta kibazo afite. Ubwo bigeraho rero arambwira ati urabona nta mugore mfite, kuba nahura n'undi mugore biba bigoranye. Ubwo bigeraho turaryamana. Icyo gihe ufite imyaka 12? Nawe uje 17. Niyo nari mfite. Ubwo habaye imyaka ingahe? Ubwo ni nk'aho ari 6. Ni ukuvuga ngo umugore wa Sirasi batandukanye uba muri urwo rugo? We arahagusiga, asiga n'abana.
ubwo ndangije Sirasi twararyamanye igihe kirekire mbona nta kibazo dufitanye, ubwo bigeraho nyine twarita. ni ukuvuga ngo umugore we yagusize mu rugo rwe, Sirasi asigara akugira umugore, ugusimbura mama w'abana. ubwo ndangije Sirasi byagezeho ndasamye ndamubwira ati rero nasamye. arambwira ati se ni gute wasamye, urabizi neza ko wasamye? Wari isugi muryamana? Wari isugi? ubwo Sirasi turakomeza nyine turabana nta kibazo dufitanye. ubwo bigezeho iyo nda nayitwaye, ndamubwira ati rero narasamye. arambwira ati wasamye mu buhe buryo? urabizi neza ko wasamye? ndati ndabizi. arambwira ati rero mu gitondo akohereza kwa Wera agupime urebe ko wasamye. ati nta kibazo. mu gitondo yiteguye mu rugendo rwo kugenda ntazi ko ari bugende. ubwo nahise mubwira ati rero ntegera wa munyonzi ngiye kwipimisha. arambwira ati ntabwo uri bujyeyo burije. arambwira ati nta kibazo. Ese wowe wari wabwiwe n'iki ko wasamye? njye namaze iminsi nk'ibyumweru 2 ndwaye ntabizi. uyu ni umunyabuzima wa hano niwe wampimye. arambwira ati ndatwite. ubwo ndangije Sirasi aragenda ansiga aho ngaho mu rugo rwe n'abana 2. agiye ngo ndangije ndatuza ndamuhamagara ndamubwira ati ndagukeneye no tuganire. tuganire ibiki? nk'umugore n'umugabo. arakupa. ndamubwira ati se ko ngukeneye waje tukaganira ukongera ugasubirayo, ndetse tuganira ibiki? arongera arakupa. nanjye numva muri njye ni ikibazo kigiye kuvuka kuri njyewe. ntitanze hano mu rugo mbwira ababyeyi ati rero Sirasi namuhamagaye yanga ndamugaze tuganire ntiyaza. bambaza ati se yagiye? nawe ati yagiye. ubwo niko twahise kwitabaza ubuyobozi. wari warabwiye ababyeyi bawe ko Sirasi yakugize umugore? oya, bari bazi nyine ko mpaba nk'umwana mu rugo. twitabaje ubuyobozi bahise batubwira ati nimuze tubakemurire ikibazo. twaragiye baragidukemurira, baratubwira ati rero kugira dukurikirane umuntu banza ujye i Nyamata bagupime barebe ko twite. twagiye i Nyamata barampima babona ko ntwite. baduhaye urupapuro rw'i Nyamata tuzana hano kuri RIB hano Ririma. RIB iratubwira ati rero ubwo tubonye urupapuro ugaragaza ko utwite genda witurize tuzahamagara tubabwira ko Sirasi twamufashe. naraje ndituriza, hashize nk'iminsi 2 kumva ngo Sirasi bamufashe. twahise tujyayo, najyanye na mama dusanga Sirasi ari kuri RIB. bamufunze ndeba pe, yambaye n'amapingu ndi kubireba. Ese ubwo abana be icyo gihe bari babasize hehe ko wumva mwabanaga nabo? icyo gihe bino bibazo biba mushiki wa Sirasi yari ahari. abana ari bo bafite kandi nawe yahise yitahira. ubwo umugore wa Sirasi nawe yari ari kuri RIB ashaka abana be ngo abajyane ajye abatunge nyine nabo bari bari mu buzima bubi. kuva ubwo Sirasi ntabwo yarongeye kugaruka inaha. nanjye namubonye ari bwo bamufashe. ubwo Sirasi baramufunze. RIB iratubwira ati uwo mwashakaga twaramufashe. ndavuga ati ni uriya. twaratashye ni nk'umunsi umwe bahise bamujyana i Nyamata. hashize nk'icyumweru n'icyumweru kitarageramo neza twumva ngo yarafunguwe. ubu yarafunguwe? yego. sinzi ngo yafunguwe gute, sinzi ngo byagenze bite. nagiye kumva numva ngo yarafunguwe ngo ari hano hanze tutabizi.
ubwo se Sirasi mubana mu nzu mwari mubanye gute? Yaguhaga urukundo nk'umugore n'umugabo cyangwa mukaganira nk'iby'abagore n'abagabo, imishinga se byari bimeze gute mubana mu nzu? oya ntabwo ibyo ngibyo twabiganiragaho nk'umugore n'umugabo. gusa ikintu namwakaga byari ari ibyo guteka nkita ku bana gusa undi akigendera, ntashya nk'ukwezi akagaruka. ubu ni se byagenze gute kugira ngo ubashe kuba watinyuka kumwambarira ubusa mugere ku rwego rwo kuryamana? Ninde waterese undi? Byagenze gute kugira ngo aguterete mugereho mukora imibonano? urumva umuntu mukuru n'umuntu muto ntabwo banganya ubwenge. yanyoheje ampaye amafaranga 5,000 njya kugura amavuta yo kwisiga. nagenda yagura ubwo naho byahereye. mugabo avuga ati rero umuntu utaba ufite umugore abagoranye. Ukiva kugura amavuta se nibwo yakubwiye gutyo? umuntu w'umugabo utaba ufite umugore biba bigoranye. Mbega njye ndashaka kugira ngo tubwire inkuru yose irambuye pe. Byagenze gute ukiva kugura amavuta? Yaraguhamagaye ati ngwino hano, wari muri saro, byari mu cyumba, ndabyumva ko wabagayo. Ariko rero kugira ngo mugere ku rwego rwo kuryamana bigira aho bikorerwa. Byagenze gute? nyine navuye kugura amavuta nsanga ari kumwe n'abana muri saro, ubwo nanjye nahise nicarira aho ngaho muri saro. twahavuye nka nijoro nka 2:00 abana baryamye. aho ngaho niho byahereye tuganira gutyo, ambwira ayo magambo birangira turyamanye. Ubwo yakubwiye ayo magambo ari kugutereta? Yakubwiye mu magambo yakoresheje agutereta, yakubwiraga ko azaguha iki? Yakubwiraga se ko agiye kukugira umugore burundu? Yaguteretaga akubwira ngo yambwira ati nta kintu uzamburana, icyo uzajya ukeneye ujye umbwira nkiguhe, atari amavuta ari umwenda ari inkweto ujye umbwira nkiguhe, nta kintu uzamburana turi kumwe, gusa nawe ujye wita ku bana banjye nk'uko mba nabagusigiye. ubwo rwose mba narugusigiye nkwizeye. nawe ati rero uyu muntu uko ari kumbwira gutya nta mutima mubi. hanyuma ingingo yo kuryamana bigenda gute? Mwabikoreye aho muri saro? oya twagiye mu cyumba cyiwe. Yagufashe akaboko se cyangwa yarakubwiye ati nsanga? twarajyanye gutya ndagenda. ubwo wabanje undi ubwo yarakubwiye ati tugende mu cyumba se? cyangwa mwavuye muri saro mubirangije byose ko mugiye kubikora? yarambwira ati haguka tugende mu cyumba. ko twari twamaze kubyemeranyaho ko biri bukorwe, kudahaguka tujya mu cyumba cye rero. mukiva muri saro, ubwo muri saro yaraguterese uramwemerera? nuko hanyuma se ubwo ntabwo wari ufite divi nk'umuntu ugiye kubikora bwa mbere? wapi. cyangwa nawe mu mutima wawe waravugaga uti n'ubundi nta mugore uhari, reka nibere umugore? nanjye nicyo gitekerezo nyine nari mfite. nabuze ati wenda ubwo adakoresheje n'agakingirizo hagize n'ibyago biba, nawe nimukura icyo yazamfasha. ntabwo wigeze ugira ubwoba se wenda nk'izi ndwara za sida n'ibiki n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina utekereze ko yazikwanduza? ntabwo icyo gitekerezo nakigiraga. basi se muryamana ko nzi ko ari umukozi w'Imana, we nta mutima umucira urubanza yigeze agira ati wenda bimenyekanye cyangwa se muteye inda byagenda gute? oya gusa ikintu yambwiye, yarambwiye ati njye nkuteye inda ukabivuga nakwihakana, njye nta muntu wankekaho ko naba naraguteye inda. hanyuma se Sirasi bamaze kumufunga, mbere ko bamufunga mwigeze mwicara ngo muganire byibura akubwire ko inda yemera? ntawe twigeze twicara ngo tuganire, ntabwo twongeye no guhura na n'isa, ntabwo ndongera guhura nawe. ujya umuhamagara se? gerageza nimero ye, yamfata yakumva ari njye agaceceka cyangwa akayikuba. ubu usanzwe se Divine, ubu iwanyu
ubayeho gute se? Uri mu muryango w'abana bangahe? Uri imfura, uri bucura? ndi bucura hano mu rugo. Uri bucura? Uvukana n'abana bangahe? uriya ni musaza wanjye niwe nkurikiye. Muvuka muri babiri? hari abandi nyine bakuru banjye bagiye bashaka na basaza banjye. Iwanyu bamaze kwakira amakuru y'uko utwite, bamaze kumenya ko utwite, babyakiriye gute? byarabababaje, ntabwo bari bazi ko bino bintu Silas yabikora, kubera ko babonaga ari umukozi w'Imana, ari umuntu usenga, babonaga ko ibintu atabigerageza. Birabababaza nabo babura uko babigenza, bitabaza ubuyobozi. Byaguhaye iyihe shusho mu bakozi b'Imana b'iki gihe? nta kigenda pe, nubwo basenga ntabwo basenga babishyizeho umutima, nabonye nta gusenga biri kurimo. Ni ukuvuga ngo imyaka yose wamaze kwa Silas mwararyamanaga nk'umugore n'umugabo? Oya, twaryamanye muri icyo gihe atandukana n'umugore. Birababaje cyane. Hanyuma se Divine, ubwo iyo nda yawe utwite ifite igihe kingana iki? Ni 6. Ifite amezi 6. Kuri ubu se ukaba ubayeho ute? bayeho mu buzima bukomeye cyane, kubona ibyo kurya ni urebye n'Imana yabigiyemo pe. ababyeyi banjye badahagurutse nyine inzara iranyica, kandi si njye njyenyine, ni bose. Yego. Ese wigeze wiga byibura? Ntabwo nize. Nta nubwo wigeze ugerageza kuba wagera no mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza? Kubera iyihe mpamvu? ni ubushobozi bukeya, nta n'ibyangombwa mfite. Ko nzi ko amashuri yo mu Rwanda bitagoye, se byagenze gute kugira ngo ntiwige? ni ubushobozi bukeya nyine, twabuze amafaranga yo kuba nagera mu ishuri. Yego. Okay. Ubu se kuva Silas yafungurwa, wabwiwe n'iki ko Silas yafunguwe? nyine twagiye kumva nko mu masaha ya 12:00, kumva umuntu w'umugore tutazi, baraduhamagara ati Silas yarafunguwe. baramubaza ati se yafunguwe gute? ati nyine ukuntu yafunguwe natwe ntabwo bari babizi, gusa twe baduhaye amakuru ko yafunguwe. ubu nanjye ntiwambaza ukuntu yafunguwe, ariko ubu ngubu ndicara ngatekereza ati wenda yatanze ruswa. Hanyuma se Silas ubundi ajya gufungwa, ni wowe wabigizemo uruhare, wumvaga ushaka ko bamufunga? saa izi narabishakaga bitewe n'ukuntu namuhamagaye ngo aze dukemure ibibazo akansuzugura, ariko bitewe n'agasuzuguro yagize, agasuzugura ababyeyi banjye, byabaye ngombwa ko afungwa. Ababyeyi baramuhamagaye ngo bagirane ikiganiro bumvikane, arabyanga? ntabwo bamuhamagaye, gusa umugore mukuru yahamagaye Silas, amubwira ati genda uganire n'ababyeyi ba Divine, muganire icyo mukora, utiteza abantu ibibazo byoroha. Silas aranga, aravuga ati njye ntaho ndi bujye. birangira yanze, ubwo niko kwitabaza ubuyobozi. Ese umugore we akimara kumenya ko utwite, mwize muganira, yabyakiriye ate? nawe bitewe n'amakimbirane bari bafite, yaravuze ati ubwo nyine mu murege nta kundi. ubwo arangije twagiye, baravuze ati reka njyewe umugore twazanye hano, umugore we aravuga ati rero reka tubiganizeho ababyeyi, twumve ko nabo wenda hari umutima mubi baba babifitemo. twaje hano dusanga nta kibazo bafite, dusanga ababyeyi bavuga ati nta kibazo Silas naze tuganire.
ubwo Sirasi we baramuhamagaye yanga kuza, avuga ati ubwo nyine Sirasi yabasuzuguye ngo ni ukwitabaza ubuyobozi. Igihe twamuhamagariye ngo aze aba yaje kare, Sirasi birangira yanze, yasuzuguwe ngo n'abantu benshi. Umugore we ntabwo yigeze akurakarira nka mukeba we, ko tuzi ko abakeba kugira ngo bumvikane ari ikibazo? Ntabwo yandakariye, n'iyi saha arampamagara akansuhuza akambaza uko meze. Cyane ko yagufataga nk'umwana mu rugo. Ese Divine, kuri ubu ngubu ubanyeho ute n'ababyeyi bawe? Mbanye neza, nta ababyeyi bajya kibazo. bagucyurira? Hari ukuntu umwana atwita nk'inda ugasanga baramucyuriye ababyeyi, ugasanga baragutoteza. Kuri ubu bimeze gute wewe? Ntabwo bantoteza, ubwo banjyana gake, nta kibazo dufitanye, nta mutima mubi. Ese Divine, Sirasi mujya kuryamana ubundi waramukundaga? Njye ni ubwa mbere twari duhuye, kubera ko n'undi yavuga ati uyu ni umwana wanjye nta kibazo, nkabona nyine nawe ni mukuru, nkamufata nk'umubyeyi wanjye ubundi, bitewe n'igihe twari tumaranye. Ntago wigeze wumva umwiyumvisha bamse ngo umukunde nk'umugabo wawe? Ubwo rukundo nibwo twari dufitanye, nta kindi. Mwari mukunze nyine, wamwisanzuragaho ukumva uramukunze nk'umugabo? Namwisanzuragaho nkamwaka nanjye nyine icyo ushaka pe, nta kibazo. Ubwo se wamuhamagaraga ngo iki, ngo sheri? Oya, namuhamagaraga nyine Sirasi bisanzwe. Wamuhamagaraga Sirasi bisanzwe? Mwajyaga mu gikorwa cy'urukundo se ntabwo wavugaga ati sheri rwose? Oya. Wowe se ntiyabitwitaga? Yaguhamagaraga izina ryawe? Hanyuma se Divine, ahangaha niho muba? Reka duhaguruke rero mwa bantu mwe turebe ubuzima uyu mwana w'umukobwa abayemo. Uyu mwana ugiye kwibaruka ari umwana ungana gutya, n'ubuzima bwa Kigali ntabwo yabyoroshye. Hari ikibazo? Nta kibazo. Turamutse udutembereje? Ese ubu koko Mana Nyagasani, ko ndeba nta Mana, ko ndeba ufite isereri, wariye? Ntabwo nari. Kuva mu gitondo ubu bibaye saa 7, ubu nta kintu na kimwe urakoza mu nda nk'umubyeyi utwite? Wapi. Iyi nzu niyo iwanyu iyi? Ubu se kuva Sirasi yagenda harya wavuze ko atigeze amenya amakuru yawe? Reka nta makuru yanjye azi. Ubu se ngaho tugende. Ubu se mu by'ukuri ko inda yawe ifite amezi 6, birabura amezi, ufite imyenda y'umwana byibura? Nta kintu ndagura. Nta kintu ndagura. Nta kintu uragura? Orara. Ese ko nabonye papa wawe gusa, mama wawe ari he? Mama bagiye nyine guhinga. Ubu se byibura ufite mituweli? Nta mituweli mfite. Ino nzu niyo ubanamo n'ababyeyi bawe? Naho bahungu banjye nyine bose. Tugende. Mwa bantu mwe ibintu ni hatari. Nimurebe ahantu uno mubyeyi agiye kuzabyarira. Mudamu mutoya wa Sirasi, ibya Yesu ni ku murongo. Babwirije ubutumwa bwiza, abantu bakihana bagakizwa. Reba ahantu umwana w'umukobwa agiye kubyarira, ni ukuri kw'Imana mu ijuru. Birababaje cyane. Divi, aha ni urara? Niho ndara.
Ubuse Divine ubu ubaye bute mu buzima bwa buri munsi? ubwo nyine mbuze ibyo kurya ndihangana. Yego. Oh. Kiriya gikapu kirimo imyenda yawe? Ihangana. Hanyuma Divine, ino nzu y'iwanyu ifite ibyumba bingahe? Ifite ibyumba 3. Yego. Muyibanamo muri abantu bangana iki? Namo turi abantu 5. Oh. Ubu hano urarana nande? Hano ndirarana. Niho washashe kugira ngo ujye ubona uko wisanzura? Ubuse ko inzu yanyu ari ntoya cyane muyibanamo gute? Ubwo nyine turihangana. Tuyibamo uko ingana. Mwabantu mwe rero ngewe uri kuri tere nababwira ngo ni inzu y'ibyumba 3. Wenda nimutekereze ngo ni inzu mbese ibyumba ni bitoya cyane, agasaro nakangaka muri kureba kangana nk'icyumba ku buryo natwe ubwacu twabuze aho duhagarara ngo tube twafata amashusho neza. Mu by'ukuri birababaje cyane. Uyu mwana w'umukobwa ari mu buzima butoroshye cyane. Reka dusohoke tujye hanze dukomerezeyo ibiganiro kuko hano ni hato cyane. Divine. Gaho ngwino. Hano muraranamo n'amatungo? Ni ihene imwe dufite. Oh. Si mwabantu mwe. Uyu mwana w'umukozi w'Imana Sirasi ugiye kuvukira ahantu hameze gutya, n'agahinda. Hari umusitari, hari umukozi w'Imana abwiriza rwose agacinya umuziki mu rusengero ibintu gacamo neza. Mureba ahantu umwana wagiye kuvukira hatarimo umuriro, nta madirishya, ni n'ihene. Mwana yo mu ijuru. Birababaje cyane. Umuntu umubyeyi wakureze koko ngo abera abandi bose urugero akaba ari gukorera ibi. Hari amahirwe utekereza ko Sirasi yaba yarakubujije? Yego. Yakubujije ayo mahirwe? Amahirwe yambujije ni uko yanenda ntujuje imyaka. Yego. Mba naratewe ndafite imyaka ibikwiriye. Cyangwa se ugashaka n'uwo wifuza? Kuko sahizi ntabwo byashoboka. Cyangwa ino tuganire hanze. Ariko se koko wa mana we Sirasi nunanyumva mu by'ukuri ubu nasoni buguteye byibura ibiterane ukora cyangwa se zira ndirimbo zawe waburamo n'ibihumbi 5 byo guha uyu mwana akajya abasha kurya? Kumuzi ko umubyeyi utwite aba byibura agomba gufata utuntu kugira ngo atagira n'isereri. Mu by'ukuri birababaje cyane. Divine, ngaho gira ikintu wisabira abantu bari kukureba. Ikintu nsaba ntibakora ubuvugizi bamfashe. Icyo nsaba nanone ni uko bareba ubuzima mbayemo kugira ngo nabo barabyibonera aho njyama. Sahizi sindagura n'icyo bazafatiramo umwana, sindagura ikigoma. Bayeho gutya ubwo ibyanjye mba mvuga ati nibagira icyo bamfasha. Ihangane. Icyo nsaba rero ni uko bagerageza bakamfasha pe. Ese oh my goodness. Uru ni rwo rugi mukingisha hano? Yego. Muze kinga turebe. Kinga turebe.
isafuriya niyi do ko niko mukinga nuko no kwihangana. Ahantu murabona ko ni mu nzu isa nkaho ishaje, nta muriro uhari, ni mu byondo, nta rugi bafite rwo gukinga. Ukibaza ngo uru ruhinja niruramuka ruvutse mwakagira Imana mwe imbeho ntizaruhitana kubera umusonga. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu se ufite mituweli? nta mituweli ifite. Ntabwo ujya urwara se? Iyo warwaye ujya kwivuza ute? iyo twagoye nyine ni imiti ya kinyarwanda. Ba wiyicariye utagwa, ukoresha imiti ya kinyarwanda. Hanyuma Divine, abandi bana mungana iyo babibonye nk'uko nguko bagufata gute? Baranseka nyine bakavuga ati dore nikuze yatwaye inda akiri muto. Yego. Nkihangana njye nta kintu njya nabavugisha, babivuga gutyo nkatambuka nkagenda. Amahirwe nabujijwe ni menshi, bumva ndi mu kazi ndi gukora, saa hizi ubu mbaye umugore nkiri mutoya, ngiye kubyara nkiri muto. Ihangane, ihangane. Ugiye kubyara udafite n'umugabo? Yego. Ihangane, ihangane Divine. Saa hizi mba mvuga ati ubu nka buriya mfashe nkajya Nyamata nabigenza nta mituweli mfite, nanabyara nirima byaba ibindi, ni ugutanga amafaranga menshi kandi kuyabona nabwo ni ibibazo bikomeye cyane. Abandi bana tungana babona bataratwara inda, natambuka bakamvuga, abanzi bose baramvuga, njye nkatuza nkatambuka nkigendera. nikuze atwaye inda angana kuriya. Gusa hagiye ikintu mbasubiza nkitambukira gusa. Ubu se iyo umubyeyi atwise ko hari utuntu wenda akenera nko kurya cyangwa se agahurwa, wowe nta tuntu ujya ukenera kuba warya? Ndabikenera byinshi cyane. Ugate se ninkomeza mbyishyiramo ndabikora, ibyo nkabyirengagiza nkatuza. Kuko sinabibwira mama yabonye icyo gihumbi agiye kugihahisha ngo bivemo. Nyine ndihangana nkatuza. Urumva ushaka kurya iki? Urumva ushaka kurya iki? Hari igihe mba numva, akenshi mba numva ari imbuto narya sinzibona. Nkumva narya ibintu byiza simbibone nkihangana. Nabwo naba ntari icyo nashaka sinkirye. Nkihangana nkajya bikeya ariko nkarya. Ubu se nta bantu bajya bakuserereza se cyangwa ngo bakubwire nabi ko wabaye indaya, wenda bavuge ngo yabaye indaya ari umwana? Oya, gusa ndatambuka bakavuga ati dore umugore wabyaye Yesu. Yego, nkatambuka nkabyumva nkigendera. Ubu uzwi ku izina ry'umugore wabyaye Yesu ni ku murongo? Ni ibyo bagenda bavuga ati dore umugore wabyaye Yesu, nkitambukira nkabihorera. Ese ibya Yesu ni ku murongo, ugira nimero ze ngo tumuhamagare hano mu kiganiro? Uzizi mu mutwe? N'abantu mwe, umwana yatubwiye ko ibya Yesu ni ku murongo, yari afunzwe ariko akaba yarafunguwe atazi
impamvu yafunguwe. Ese wigeze ujya kuri RIB ngo mube mwajya gukurikirana ngo mumenye neza ko yafunguwe koko? wapi Kuki mutagiyeyo? mpamvu tutagiyeyo buriya twatekereje ko ari ukundi kuntu babigenje. Hanyuma si yo babigenje ukundi kuntu ntimujya kumenya amakuru, ntimujya kubaza ngo mumenye ngo byagenze gute? Ega n'igihe ababyeyi banjye baba babipanze kujyayo njye nta mbaraga mba mfite zagera hariya hepfo. Byibura mwari kumenya bamufunguye gute, cyangwa se bakanamufungura ku bwumvikane, mukumvikana yuko hari ikintu azajya gufasha. Kugeza ubu se waba uzi ahantu Silas ari? Ntago mazi. Sayizi nuko mba numva abaturanyi umwaka ari agace abagamo bambwira ngo abiwabo hano muri Ngendo. Reka duhamagare ibya Yesu ni ku murongo tugire ibibazo tumwibarize. Iri gucamo ariko ntabwo ari kuyifata. Silas yanyitabye, hagira ibyo mwibariza. Silas nimero ivuye, ashobora kuba yagiye mu ivugabutumwa ahari. Ntabwo ajya apfa gufata nimero. Nomero atazi ntabwo apfa kwitaba. Ahubwo nimero ye iri gucamo ubwo n'ubundi ubwo wenda yarafungiwe cyangwa se akaba ari undi muntu wayifite. Silas nimero ye ntabwo iri gucamo. Nimero y'umukozi w'Imana Silas, nomero y'umukozi w'Imana Silas ntabwo iri gucamo. Ariko Silas ngewe mbabarire unyumve, ndakugaye nk'umuntu w'umugabo, niba ibi byose ubizi ntabyo bakubeshyera birimo, ndakugaye pe. Uri umugabo uri gutinya inshingano, umwana w'umukobwa wamwangirije amahirwe. Ikintu twabwira Silas ni yisubireho. Silas uzi uganire n'uyu mwana n'ababyeyi biwe rwose, ubashe kujya umufasha ibyo ushoboye, wihunga inshingano, uri umuntu w'umugabo. Cyagiye mwabaga muri kubikora muriho wabaga wumva uryohewe rwose, nimukajye muhunga inshingano muri abantu b'abagabo. Biteye isoni n'ikimwaro umukozi w'Imana. Hanyuma Divine, urumva ni iki wasaba leta y'u Rwanda? Nasaba ni ubufasha, bagira impuhwe bamfashe, cyangwa ahubwo bagufashe bakumenyere impamvu Silas ari hanze kandi atarigeze yuzuza inshingano cyangwa ibyo bamusabaga. icyo nsaba. Ikindi nsaba ni uko ntazi ukuntu yafunguwe, yibereye hanze nta kibazo afite, nta n'ikintu wenda baba baramutegetse yakora, ku buryo Sayizi muhamagara akamfata agakupa. Nicyo nsaba leta. Ngaho gira ijambo ubwira Silas, gira ubutumwa umuhereza. Ubutumwa muhaye, gira ikintu wamwisabira cyangwa se ikintu kikuvuye ku mutima wamubwira muri aka kanya, kubera yuko iyo umuhamagaye ntabwo akwitaba, ariko ndabizi neza ko ibi ngibi azabibona. Gira ikintu umubwira. icyo musaba ni uko yatuza akibagirwa byinshi, wenda acyafite uburakari bw'uko yaba yarafunzwe. Ngewe niko Sayizi mbitekereza, nibwo burakari agifite. ntabwirengagize, atekereze ibyo yakoze,
abundi amfashe nibimuzamo da amfashe yuko zabona ubura wabona bitamurimo kuba yamfashe. Icyo gitekerezo kigira ariko David nyamukunda umuntu muba mwabanye igihe kirekire urumva akantu k'urukundo karimo uramukunda nka sherishusho. oya ko kantu ntago kabura. Bwiza ukuri abantu ko Silas umukunda. ubundi se ukunda umuntu utagukunda byo ko ntacyo biba bimaze. None se ubwo mwaryamanye atagukunda ntiyakubwiraga ko agukunda? yaba nkunda ntabwo ibingibi biba byageze hano hose. ariko wowe uramukunda? Ntabwo ari cyane kuba namukunda gute se atari kumfasha. Okay, reka dusoze ikiganiro ndabona amasaha akuze. Abantu mwe wifuza kuba yavugisha uyu mwana w'umukobwa mugira telefone? Ninde uyigira telefone? Njyewe. Telefone yawe iba kuri WhatsApp? Oya. Okay. Turaza gushyira nimero z'uno mwana w'umukobwa kuri telefone. Turashiraho nimero z'uno mwana w'umukobwa turazishyiraho ari ebyiri. Nta WhatsApp agira, hanyuma uzifuza kumuvugisha azamuvugishe ariko nawe yitange mu kiganiro. 079 5 3 2 80 74. Yego. 079 5 3 2 80 74. Yego. Reka dushimire abantu babanye natwe mu kiganiro. Kugeza tugitangiye namwe tugisozanyije, amahoro y'Imana nabane namwe. Ibiganiro nk'ibi ngibi naho ubutaha. Bye.